urumva abana b'impanga biba bigoye ugomba gushaka umukozi uzajya basigarana akabitaho rimwe na rimwe nyine mu gihe udahari. Yaratubwiye ati mwebwe iyo ntaza kuba ndi wa mugore nyine terera ibintu aho ngaho bakavuga ati namusigiye umukozi arabitaho, mwari ngwarane bwacu. Fashe ibyo kurya by'umwana asanga birimo udusimba, twa dusimba duterwa n'umwana. Afunguye nyine boto y'umwana irimo igikoma asanga harimo utunyo, harimo ibintu by'umwanda bimaze igihe. Hello, welcome and welcome back to Akari Nation. Ndabasuje cyane mwese aho muherereye, nari mbakumbuye yambi. Izere ko namwe mwari mumumbuye muko nari mbakumbuye. So uyu munsi rero mfite umutumirwa, ntago ndi njyenyine, ariko mbere yuko twakira umutumirwa wacu ndagira ngo mbashimire by'umwihariko urukundo mukomeje kutugaragariza. Guys, mu gihe gito tumaze dutangiye gukora intambwe tumaze kugeraho ni nziza cyane, irashimishije, byose ni uruhare rwanyu abakunzi bacu. Turashimiye cyane rwose, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Twakiriye umutumirwa wacu w'uyu munsi, baguhaye ikaze. Ikoze cyane, batangira wibwira abakunzi bacu. Muraho neza, amazina nitwa Mutoni Sara, nkaba ndi umukobwa, ndi ingaragu muri make. Aba nifuje kuza kuganira kuri channel ya Akari. Mbese muri rusange tugiye kugirana ibihe byiza. Murakoze cyane Sara, twishimiye kwakira hano kuri Akari Nation. Murakoze cyane. So guys, uyu munsi rero dufite sije tugiye kuganiraho. Nkunze uburyo avuze ngo ngewe ndi ingaragu, nikuvuze ni ingaragu. Atangiye avuga ko ari ingaragu. Nayo mfite no kuza kukubaza nyine kuri icyo kibazo, ariko wise ubivuga mbere yuko ngewe mbikubaza. So rero sije yacu y'uyu munsi ifite ukuntu ijya guhuramo n'ibyo bintu byo kuba uri ingaragu, ariko ntabwo ari byo tugiye kuvugaho uyu munsi. Twagira ngo uyu munsi tuganire ku bijyanye umubano hagati y'umwana n'umubyeyi. Yego, hari ukuntu umwana, twebwe ntabwo turi ababyeyi, ariko mu minsi iri imbere turateganya kuba ababyeyi. Nta gihe kinini tutari ababyeyi, mudufate neza muri iyi minsi, kubera ko mu minsi iri imbere tuzaba turi ababyeyi cyane. Ahubwo se ni ryari? Ni vuba cyane, ndabona umeze nkaho biri vuba. Biri vuba rwose, ntabwo bigitinze. Njyewe nanjye ndabibona mu minsi iri imbere. Wowe se? Cyari igihe. Cyari umwana muri make. Ntabwo ari uko ndi umwana, ahubwo wenda hari ibiba bitarakunda, ariko twese urumva muri rusange n'ubundi ni rwo rugendo. Yego, rwo rugendo rwo kuba umubyeyi. Yego, twitegura kuba ababyeyi b'ejo hazaza. So rero twashaka kuganira umubano abana bakwiriye kugirana n'ababyeyi babo. Mbese uwo mubano hari icyo wongera nyine, mbese ku burere bw'umwana, cyangwa se ni iki byongera nyine imyifatire y'umwana hanze hano muri sosiyete. Ese Sara, watubwira hari itandukaniro ubona riri hagati nyine y'ababyeyi n'abana bo muri iki gihe n'ababyeyi n'abana bo mu gihe cyashize, tuvuge wenda nko mu myaka 15 ishize cyangwa 20 ishize? Murakoze. Itandukaniro rihari rero uko mbona by'ukuntu ababyeyi ba kera bafataga abana babo, uburyo babahaga inyigisho bitandukanye n'ubu. Urumva kera usanga hari ababyeyi nyine bo babaga bari proud yo kwigisha abana babo, kumva nyine bamwigisha mu ubuzima nyine, ku buzima bwabo muri rusange, imyororokere. Ariko ugasanga hari nk'umubyeyi witinya, ugasanga agize isoni zo kubwira umwana we
ku buzima bwe bw'ejo hazaza. Urumva umwana iyo akiri mutoya hari aba afite amatsiko yo kumenya ibintu byinshi, ugasanga urugero njyewe nkiri mutoya buriya urabona umuntu iyo atarajya ku ishuri hari ibintu ugenda ubona, hari abana muba mwarakuranye muri karitsiye bafite wenda nka bakuru babo wowe ntabugira, noneho ugasanga nk'umwana araje arakubwira ati jyewe mukuru wanjye yambwiye gutya na gutya, noneho watekereza ko wowe nta mukuru wawe ufite uzabikubwira, ugasanga ugize ikibazo. Watekereza ko n'umubyeyi wawe muri icyo gihe nta kintu akubwira, ugatekereza ko ati se kubera iki nta kintu mama wanjye arambwira cyangwa se papa wanjye arambwira, kubera iki? Kandi nyamara umubyeyi aba yaragize isoni zo kuganiriza umwana we, yego, ariko bidakuye yuko hari ababyeyi baganiriza, ntabwo ari bose, gusa barahari. Ugasanga hari umubyeyi witinya nyine muri ubwo buryo, kumva ntabwo yabwira umwana we gutya na gutya, ugasanga hari n'undi mubyeyi nawe aza akamubwira ati hera azede, akamubwira ati ugomba kwitwara gutya, ugeze mu bwangavu, ugeze mu ukumva yuko ubuzima bwawe ugomba kwirinda. So rero ubwo nari mfatiyeho kera, urumva ntabwo bagiraga isoni cyane, umwana baramubwiraga ngati rero dore wakuze mwana wanjye ugomba kwirinda gutya, akabimenya. Ariko ubu urasanga ababyeyi benshi barahuze pe, barahuze, usanga bahuze mu kazi cyangwa se mu bindi bitari n'akazi, ugasanga umwana akuze ari kumwe n'umukozi, kumva ari kumwe n'umukozi, urumva uwo mukozi yazanye yakuye hirya. Hari n'igihe uzana n'umwana ukiri mutoya utabasha kurera uwo mwana nk'uko bikureye nka mama wiwe, urumva we uwo mwana azagenda afata imico y'umukozi. Ni ukuvuga ngo mu gihe cya kera nibwo ababyeyi bitaga ku bana cyane ugereranyije no muri iki gihe, kandi mu gihe cya kera cyo hambere nibwo ababyeyi bahaga uburere bwiza kurusha ab'iyi minsi. None se ubwo ni ukuvuga ngo iki ababyeyi b'iki gihe bo bataganiriza abana babo, ni uko bagize isoni cyangwa ni uko nyine bataba, ni izihe mpamvu ubona zituma ababyeyi badaha umwanya abana babo? Twavuga ngo ni isoni, ntabwo ari isoni, ahubwo sinzi wenda baba bashaka kuvuga, baba bashaka kwerurira umwana. Tuvuge urugero, nimba nje nkakubwira nti mwana wanjye ngo dore wakuze wabaye inkumi, nimba wabaye inkumi ejo n'ejo bundi ushobora kujya hanze ugahura n'umusore ukaba byagenda gutya. Rero nyine ukamujyana muri izo detaye zose. Rero iyo uri kumva utari kubasha kubohoka ngo ubwire uwo mwana wawe, uravuga ati nawe nakura azabimenya, barabyiga mu mashuri, ntabwo ari ngombwa yuko njyewe nabimubwira, ushobora no kubyiga ku mashuri. Ugasanga nyine hajemo icyo kibazo, ugasanga umwana akuze umubyeyi ataramuganirije, arinze agera no muri ayo mashuri nabwo ntiyiga neza ku buryo yabisobanukirwa ibyo bintu byose. Ugasanga mu buzima bwiwe bw'ejo hazaza ahuye n'imbogamizi ishobora kumugeza kuri icyo kintu, noneho we akabura uburyo abyitwaramo. Kubera iki? Ntabwo mama we yamuganirije akiri umwana mutoya, kugira ngo nagere n'icyo gihe azajya atekereza ko kandi kuko mama wanjye yanganirije gutya reka nitware gutya. Ugasanga nyine abana benshi bari kugwa muri ibyo bintu. Mbese abana b'iyi minsi bari kurerwa n'abakozi cyane kurusha uko ababyeyi babo babitaho. Kandi nanjye maze kubibona ko hari umubyeyi nzi afite umukozi, afite ubushobozi, afite n'umwanya wo kuba yakwita ku bana be, ariko kubera ukuntu nyine akunda wenda gutembera, gusura inshuti ze, ugasanga yitabiriye ibirori mu weekend, kandi wenda aribwo abana baba bavuye ku ishuri. Abana bakeneye kubona umubyeyi, urukundo rw'umubyeyi, ariko ugasanga umubyeyi inshingano zose yazirekeye abakozi. Noneho b'abana hakaba hari umwana rwose utiyumvamo mama we kubera ko yiyumvamo umukozi. Kubera ko umukozi niwe babana umunsi ku wundi, umukozi niwe umwigisha. Nyamara biriya bintu ntabwo ari byiza. Ababyeyi b'iyi minsi rero inama turi gushaka kubagira ni uko mwakwita ku bana banyu, kubera ko
umukozi hari n'igihe uzana umukozi udafite ubumenyi nawe nta burere yigeze cyangwa se akiri n'umwana mutoya nawe yego ugasanga ari kwigisha umwana mugenzi we umwana mugenzi we ntabwo bose baba bameze kimwe ariko ntabwo ntekereza cyane cyane ko ari uko yaba ari umwana muto hari abakozi tuba dufite hano mu ngo usanga baravuye iwabo barananiranye bafite uburere bubi bavuye iwabo bafite uburere bubi bakaza gushaka utuzi two gukora mu rugo kubera ko wenda ntiyabashije kwiga nta bundi bumenyi nyine afite ashobora kujyana hariya ngo avuge ngo reka njye gushaka akazi runaka kubera ko noneho kubera ko nta bundi bumenyi afite bavuga ati njyewe nshobora kujya mu rugo ngakora uturimo two mu rugo ntibizananira noneho rero ugasanga wa mubyeyi umuzanye mu rugo rwe afite abana batoya aho kugira ngo amwerekere amubwire ati wowe uzajya ukora ibi n'ibi n'ibi ahubwo agahita amuha urugo akamuha urugo rwose umukozi arinda ku mirire y'abana imyambarire y'abana uburyo abana babyuka uburyo baryama ugasanga rimwe na rimwe ugasanga ni nawe uri no kubakoresha n'izo dovari babaye ku ishuri ugasanga nyine buri kimwe cyose niwe uri kubibamenye kandi nyamara afite ababyeyi mu by'ukuri ntabwo ari byiza ntabwo byari bikwiriye ko ababyeyi barekera inshingano abakozi bo mu rugo kuko abakozi hari igihe umukozi nawe aba atarabonye uburere buhagije bwo kuba yaza ngo ahereze b'abana noneho rero hari umubyeyi wari urimo kumbwira mu minsi yashize ukuntu abana baje ku ishuri ashobora kuba ari umwarimu nko ku kigo cy'amashuri abanza cyangwa se amashuri y'incuke noneho ambwira uburyo umubyeyi yazanye umwana amuzana mu modoka ubona asa neza umubyeyi asa neza n'umwana abona nta kibazo noneho kubera ko hari ibigo by'amashuri byakira abana ariko ugasanga nk'abana babakurikira ibyo kurya ibyo kunywa bakabyitwaza mu gihe bagiye ku ishuri noneho rero umwarimu afashe ibyo kurya by'umwana asanga birimo udusimba twa dusimba duterwa n'umwana afunguye nyine boto y'umwana irimo igikoma asanga harimo utunyo harimo by'umwanda bimaze igihe uri umukozi aba afite inshingano nyinshi ko buriya umukozi wo mu rugo kuko n'umukozi ushobora kuganiriza umwana uwo muntu aba ari intwari kuko mu rugo habamo imirimo myinshi pe urumva rero kubona umwanya wo kuganiriza umwana we ashobora no kwita kuri ibyo bintu byose byo mu rugo ugasanga ntabwo abonye abonye umwanya wo kuba yanamugira n'icyo amubwira ugasanga nyine umwana nta mubyeyi nta mukozi byose nyine abantu bose nta hantu akura amakuru noneho ikindi kintu njya nibaza zino ngaruka tugenda tubona z'ingo zisenyuka amadivorce menshi cyangwa se abantu bajya muri relationship ntibashe kuramba nta hantu ubona bifitanye isano no kuba uwo mwana atarabashije kubona uburere buhagije cyane cyane nk'ibyo twahereyeho kare tuvuga urabona umubyeyi nyine ataganirije umwana hari ibintu byinshi pe hari ibintu byinshi aba atazi rero niba wowe utafashe umwana wawe urugero cyane cyane reka twivuge wenda nk'abakobwa ntuganirize umwana wawe mubwire ati mwana wanjye bigenda gutya iyo umaze gukura hari ibyo uba wemerewe hari n'ibyo uba wemerewe ariko hari ikintu umubyeyi uko byagenda kose akubwira ati mwana wanjye nukura bizagenda gutya hari aho uzageraho ushaka umugabo ushyingirwe wubake ugire urugo ibyo byose rero umubyeyi wawe atarabikuganirije ukiri mutoya hari aho uzagera bikagucana kuri iki gihe nyine usanga hari abantu bavuga ati azabimenya aba muri sosiyete y'abantu benshi cyangwa se azanyura mu ishuri abyige ariko nyamara ka kantu umubyeyi waba yarakubwiye ukiri umwana mutoya uko byagenda kose ukagenderaho ntabwo uba umeze nka wa mwana uba waravutse nta muntu n'uyu umuhereza n'ikintu na kimwe nyine nta kintu azi kuko ushobora no kugera muri icyo gihe cyo gushaka ugasanga niba yarakuze umubyeyi we ataramubwiye ati ugomba kubyuka saa 12 ntabwo zigomba kugusanga uryamye icyo gihe niba ubyuka saa 4 za mu gitondo kumva ntabwo uzajya kubyuka saa 4 za mu gitondo warashatse icyo gihe rero umubyeyi wawe agomba kukubwira akakubwira ati ntabwo uzajya kubyuka saa 4 za mu gitondo uri umuntu w'umugore ugomba kubyuka kare ugategura imirimo yawe kare kugira ngo umunsi wawe ugende neza mu gihe rero utabonye umuntu ukubwira akantu nkako ushobora kuvuga ati
ndabyuka igihe nshakiye ndabyuka saa kandi ntabwo uzajya kubyuka ayo masaha umugabo wumva hari ikindi kintu atekereza hari igihe usanga akubwira ati se nta burere baguha iwanyu wavuye nta mama wawe ntabwo yigeze akuganiriza ugasanga nyine hari kuzamo nyine ibibazo byinshi bituma relasiyo itagenda neza hagati yawe n'uwo muzabana cyangwa se n'uwo mwabana yewe umvanze ibintu byose bipfira mu burere bw'abana umwana ikintu yakuze abona uburere yahawe nibwo bugenda bukamuherekeza nawe bukamugira wa muntu cyane umubyeyi muzima umupapa mwiza umumama mwiza cyane cyane ku bakobwa wa mugani bo baba bafite kwiga ibintu byiza kuko wenda nk'umupapa aba afite wenda nawe inshingano zo kwita ku bana mu buryo butandukanye n'ubw'umugore yakora umugore we areba ibintu byinshi areba mu gikoni agomba kuba azi guteka kandi ibyo bintu ntabwo azabyiga ageze mu rugo ko ntabwo umukozi umuhorana kandi umukozi nawe hari igihe aza atazi guteka none se uzavuga ngo kubera ko uyu munsi tudafite umuntu ugufasha guteka biragenda abana baraburara abana barabwirwa papa arava mu kazi aburare ntabwo bishoboka rero niyo mpamvu ababyeyi tugomba guhereza abana uburere bwose tukabigisha ubuzima bwose tukabigisha utwo turimo two mu nzu ko utekereza noneho umupapa ugira umwanda ku buryo agera nko mu nzu agahita afata nk'amasogisi yakuyemo agahita ayaterera nko muri salo kandi wenda hari abashyitsi n'iki ugasanga nyine ari kuvunisha uwo bantu nyine bikamugora kubera ko avuga ati si umuntu we nta nubwo yanafata n'inkweto ze ngo azishyire ahantu habugenewe urumva uwo muntu uhise umubona gutyo uko byagenda kose avuga ati uyu muntu ntabwo yareze yego bihera hasi ikintu cyose kigera mu burere bw'umwana ahabwa umwana uko agenda akura uburere yahawe ari mutoya nibwo bumuherekeza bukamuforumamo umuntu mwiza umuntu mu buzima nyine ushobora no kugira inama abandi bantu ko ntabwo azaza kugira inama ngo ihanganira urugo rwawe nyine ataragize amahirwe yo kuganira n'umuntu ufite iyo experience ngo ayimuhereze so rero uyu munsi twaganiriye kuri icyo kintu cy'umubano w'ababyeyi n'abana ariko ndashaka kumenya ese uretse izo ngaruka mbi nyine wenda zishobora kubaho z'amadivorce inyuma y'uko umwana akuze nta kindi kintu utekereza ababyeyi bakora muri iki gihe kugira ngo abana babashe kubana n'abana babo cyane ikintu rero navugaho ubundi ababyeyi nyine kuri ubu ikintu ababyeyi nyine mba bahindura ni ukwegera abana babo cyane pe biragoye ugereranyije n'iyi si tugezemo biragoye pe urabona kubyuka umuntu ajya mu kazi agataha utinze washobora kuvuga ati se ntaha ninze nzajya mu byo kuvuga ngo ndita ku mwana ibiki umukozi baba birirwa ibyo wenda kose aba yamwitayeho ariko ibyo ntabwo umukozi ntabwo bihagije fata umwanya wawe wowe mubyeyi uzi ko wagiye mu kazi usize abana bawe ntubasigiye umukozi wigomwe yego ubunaniwe ariko uba ugomba no kwigomwa kumva urananiwe ariko wigomwe ugenda ufata umwana wawe nimba ari umwana uba wasize w'amezi 3, 6 umwana umuheke niyo yaba akanuye umuheke yumve yuko ari kumwe na mama we icyo gihe rero n'utamuheka akajya ahora ahetswe n'umukozi azumva ko umukozi ari we mubyeyi kirira nabwira ababyeyi ubu ngubu ni ukumva nyine bajye bigomwa pe ntabwo hanze biba byoroshye yego nyine ashobora gutaha ananiwe cyangwa akajyana n'ako kazi kenshi ariko ntabwo bivuze ngo ajye kure y'umwana we kuko umwana we bizamugiraho ingaruka igihe kizaza bajye bigomwa nyine pe bajye bigomwa babe ufite umuntu ubita ku rugo rwawe cyangwa ugufasha iyo mirimo jya ufata umwanya nawe ubwawe ubicishemo amaso ibintu byose urebe hano bimeze gute mu gikoni bimeze gute imyenda y'abana imeze gute birababaje kuba wabona nko mu gikapu cy'umwana mutoya umwana wo muri maternelle ugasanga harimo nk'imyenda isa nabi ugasanga harimo ibintu bisa nabi kandi wenda yaje abivanye iwabo atari ibyo yashyiriyemo aho ngaho ku ishuri yaje abivanye iwabo kubera iki wa mubyeyi abaza wenda nk'umukozi umufasha
umwana yariye ati akumva birahagije nawe agashyira hake wenda namugaburire arebe ko umwana ashobora no kureba nimba avuga ati umwana se imyenda ye irateguye nawe aza bireba avuga ati imyenda ndabona iteguye nta kibazo ariko biriya byo kubaza nyine umwana yaryamye yari yariye neza nta kibazo ugahita ugenda ukumva ko byarangiye nyine yabikoze neza nawe bishobora no kumucaho wa muntu ufite izo nshingano bishobora kumucaho rero wowe nk'umubyeyi ufite inshingano z'uko ibintu byose ugomba kumenya ngo byagenze nimba uyu munsi utabashije kubibona ariko biba ari ibintu bihoraho nimba uyu munsi utabashije kubona uwo mwanya basi ejo gerageza ufate umwanya wite ku bana bawe n'urugo rwawe reka nguhe agastori ho gatoya nguhe agastori gatoya mfite imanga tukiri batoya nyine ndagira ngo nkuhereze story yo kumva yuko umubyeyi aba afite inshingano zo nubwo yaba afite akazi kenshi aba afite inshingano zo kuba yakita ku mwana we uko byagenda kose tukiri abana kandi dufite mama wacu hari ahantu yakoraga yagiraga akazi kenshi pe urumva abana b'impanga biba bigoye ugomba gushaka umukozi uzajya basigarana akabitaho rimwe na rimwe nyine mu gihe udahari yaratubwiye ati mwebwe iyo ntaza kuba ndi wa mugore nyine terera ibintu aho ngaho akavuga ati namusigiye umukozi arabitaho mwari bugwarane bwacu ati njyewe najyaga mu kazi umukozi nkamusigira amata ari bubahereze ahagije pe ukumva ariko umukozi ntabwo yabahaga we yafataga amata akayanywa agasigamo make yahize akayadubura agashyiramo amazi akaba menshi noneho aya ngaya yayadubuye yashyizemo amazi akaba ari yadubuye noneho atashye akabona nyine twanyweye yanaturyamishije nta kibazo noneho umuntu umwe papa we ngaraza aramubwira ati se aba bana ko mbona bameze gutya bananutse ntabwo ujya ubahereza amata kandi amata nyasigira umukozi akayabaha arabyihora nyine hari ukuntu ababyeyi bose umwe baca aha undi aca aha nyine ukagira akantu ko kutitaho ku bintu cyane agasubira mu kazi yaturanye umwana aramubwira ati rero umukozi wawe nabonye akora ibi urumva iyo uri umubyeyi emosiyo ziraza ati ntabwo bishoboka so yabikora aramubwira ati yegeye narabibonye nawe rero yaramwifatiye avuye mu kazi araza aramubwira ati zana ya mata duhereza abana agiye ateruye akabebero aramubwira ati se aya mata ahantu bakamisha badushyiremo amazi ko mbona ameze gutyo urumva abantu bakuru baba bazi kureba amata mazima n'amata arimo amazi aramubwira ati aya mata ko mbona arimo amazi wayakamishije nyine abantu wahakamishije wabonye bawushyiramo ngo wapi ese ko mbona ameze nk'arimo amazi ntabwo arimo amazi aramubwira ati mba ngubwire ndagukubita ndaje ngukubite ko we yaraje amakuru hano yarabitubwira gato gaseka ati ni ukuri buri umukozi hari ukuntu akora ibintu ariko iyo umuteye ubwoba akubwira byose ati pesi nababeshye naramukubise umukozi rero nibwo yagize ubwoba aravuga ati ngewe nshyiramo amazi ndayanywa asigaye nkashyiramo amazi urumva umubyeyi we aba yabyitayeho kuko iyo ataza kubyitaho yari bukomeze akaduhereza amata arimo amazi ukumva n'ubundi nta kintu yari butumariye mu buzima ubwo ni urugero naguhereza rero twagera ku musozo w'ikiganiro cyacu dutanga umwanzuro n'inama ku babyeyi bo muri iki gihe ababyeyi bo muri iki gihe rero inama twabagira ni ukuri mugerageze mu mwanya wanyu muto mufite mu mwanya nako ntabwo ari uwo ngo mugerageze ni inshingano zo kuba wita ku mwana wawe wabyaye n'urugo rwawe abana ukabashyira ku murongo nyine ibyo bitutsi ufite ngo urananiwe bireke umwana wawe umekinge shuwa yuko umureze neza umuhaye uburere nyine bwiza utari kumuterera njye nicyo nabwira abantu ababyeyi badukurikiye oya nibyo kabisa nanjye n'ibyo ngibyo nta kindi mfite nakongeraho kinini cyane uretse kubwira ababyeyi nyine ko
ni inshingano uzikora utareba ku bandi ngo barahari baragufasha. Iyo ari inshingano zawe ugomba kuzikora uko byagenda kose, byaba bigoye byaba bikoroheye, igihe icyo ari cyo cyose ugomba gukora icyo kintu, ukita ku rugo rwawe, si abana gusa ahubwo nawe ubwawe ukamenya ibyo wariye byari biteguye gute, buri kimwe cyose. Twakwanzura rero tuvuga ko ibintu byinshi birimo gupfa bipfira mu burere bukeya abantu kuko nk'umubyeyi umwana utarahawe uburere bwiza cyangwa utarahawe urukundo n'ababyeyi akenshi akura ari ikihebe, ntabwo atinya no kuba yasuzugura wa mupatina wiwe, ntabwo atinya kuba yafata imyanzuro nkawe atagishije inama uwo bari kumwe bari kubana, ugasanga niyo mpamvu ingo nyinshi ziri gusenyuka. Rero inama twatanga ni uko tugomba kubyitaho cyane nk'ababyeyi, tukita ku nshingano zacu, tukita kuri buri kimwe cyose mu ngo zacu. Sara, twabashimira cyane, wakoze cyane ikiganiro cyiza mwaduhaye, nizere ko wowe abana bawe uzabitaho neza, rero wahawe kabisa yego ku murongo kabisa, umurongo nkaje. Wakoze cyane, twashimira mwese mwadukurikiranye muri iki kiganiro. Mwakoze cyane kubana natwe, muharanire kuba ababyeyi beza, mutanga urukundo ku ngo zanyu n'abana banyu. Mwakoze, see you guys.